Mu buzima busanzwe hari ibintu bigaragaza ko bishobora gukorwa n'abantu bose, ariko si bose bafite umutima wo kwihagararaho cyangwa kubyemera igihe bibaye. Gutera inda umukobwa ari mu buryo bw'impanuka cyangwa mu buryo bwateguwe bisaba inshingano zikomeye, ariko ntibibura kugaragara ko hari abasore benshi iyo bamaze gutera inda bahitamo kwihakana umwana. Ibi ntibiterwa gusa n'ubushobozi buke cyangwa ubwoba, ahubwo rimwe na rimwe ni imyitwarire iba yaragaragaye imbere yaho mugikundana, mukiri mu rukundo biryoshye, ikagaragaza ko uwo musore atigeze agira ubushake bwo kugira uruhare mu buzima bw'undi muntu. Ubushakashatsi bwo bugaragaza ko hari ibintu byinshi bishobora kuba ibimenyetso bikomeye by'umusore ushobora gutera inda umukobwa ariko akazihakana umwana, ndetse akanasiga umubabaro n'agahinda gakomeye ku mukobwa, umuryango we n'umwana wavutse muri rusange. Niyo mpamvu naje kugutegurira iyi video kugira ngo urebe neza ushishoze niba koko uwo muntu muri kumwe ashobora kugutera inda akakwihakana cyangwa se mukagumana. Wowe icyo usabwa gusa ni ugukanda aho ngaho kuri subscribe na like, ubundi tukikomereza tukarebera hamwe ibyo bintu bitandatu. Ese uwo muntu ashobora kuba bifite cyangwa ntabyo afite? Ikintu cya mbere rero tugiye kuba twaheraho ni iki ngiki: umusore udafite intego cyangwa icyerekezo mu buzima. Umusore udafite ejo hazaza haranira akenshi aba yibereye mu buzima bw'ubu gusa, adatekereza ku ngaruka z'ibikorwa bye. Abahanga mu myitwarire ya muntu bavuga ko umuntu udafite gahunda afata ibyemezo byihuse ashingiye ku byishimo bya none aho gushingira ku nyungu z'igihe kirekire. Uwo musore yateye inda ahita abibona nk'imbogamizi cyangwa umutwaro kuko atigeze atekereza gutunga umuryango. Kuba atarigeze yicara ngo atekereza ku buzima bw'abana cyangwa ku nshingano z'urugo bituma yihunza inshingano igihe abibwirijwe n'igihe. Uko kutagira icyerekezo ni kimwe mu bimenyetso bikomeye by'umusore uzatera inda umukobwa ariko ntihagire icyo amumarira nyuma yaho. Icya kabiri, umusore wirinda ikiganiro kijyanye n'inshingano z'umuryango. Hari abasore bashobora kumarana igihe kirekire n'umukobwa ariko iyo hagize ikiganiro kijyanye n'inshingano, umuryango, abana cyangwa ubuzima bwo kubana bihoraho, bagahita bacika intege bagahindura ikindi kiganiro cyangwa bakarakara. Ubu ni bumwe mu buryo bugaragaza ko uwo muntu adafite ubushake bwo guhagarara ku nshingano. Ni nkaho yibera mu ishusho y'urukundo gusa ariko adashaka gutekereza ku ngaruka cyangwa ibishobora kuzarukomokaho. Iyo umwana aje bitunguranye abura aho ahera bisobanura, agahitamo kwihakana no gutandukana n'umukobwa. Icya gatatu, umusore udakunda gufata inshingano no gukemura ibibazo. Gukura si imyaka, ni imyumvire. Umuntu uzi gufata inshingano akunda no gukemura ibibazo aho kubihunga. Umusore wamenyereye guhora yikura mu bibazo cyangwa ugira imvugo ngo sinjye wabikoze cyangwa uzimenye, aba afite imyumvire yo guhunga aho guhangana n'ibibazo. Uwo niwe usanga afite isoni zo kuvuga ko yateye inda umukobwa akabihisha ndetse akagerekaho no kumwihakana. Umusore uteye inda ariko ufite imyumvire yo gufata inshingano niyo byaba bitari mu migambi ye, ahora ashaka uko yabikemura mu bwubahane, ubupfura ndetse no kwiyemeza. Kane, umusore uhorana amagambo menshi ariko ibikorwa ari bike. Hari abasore bavuga cyane urukundo mu kanwa kabo, buri kanya gutera imitombe idashira ukumva iryoshye kuyumva, gusezeranya ibyo azagukorera, akubwira gahunda ze zose z'ibyo yifuza gukora, ariko ikibabaje nibagira ibikorwa bifatika byemeza ko ibyo bavuga ari ukuri. Umusore ushobora guhora avuga ko azagukunda kugeza gupfa ariko akagucika igihe ukeneye ubufasha cyangwa ukimubwira ko utwite, ni umwe muri abo umuntu yagombye kwitondera. Amagambo ni meza ariko n'ibikorwa bifite agaciro. Umusore utagira ibikorwa bifatika birimo kukwitaho, kuganira ku hazaza hanyu, kugukomeza mu byemezo by'ubuzima, ni icyerekana ko nta buryo yiteguye kugira aho ahurira n'ibyemezo bikomeye nk'uburere bw'umwana mwazabyara. Icya gatanu, umusore utubahiriza agaciro kawe nk'umukobwa. Iyo umusore ahora kuvunisha, gutuka, guca intege cyangwa guhisha mu buzima bwe nk'aho utabaho, aba ataguha agaciro. Iyo umuntu ataguha agaciro nk'umukunzi, si igitangaza kubona atakwemera no kukwihakana igihe ufite inda. Ubushakashatsi bwo bugaragaza ko hari abagabo bavuga bati simwibuka neza cyangwa ashobora kuba atari uwanjye, kandi bakavuga ibi kuko batigeze bita ku mibanire yabo n'uwo mukobwa. Umuntu uha agaciro mugenzi we amwitaho kandi namwihakana igihe amukeneye kurusha ibindi byose. Gatandatu, umusore utagira indangagaciro z'ubupfura no kwemera. Umuntu watojwe kubaha abandi, kwemera amakosa no kwiyemeza ku byo yakoze, ntabwo abura kuvuga ngo nibyo, ni inshingano zanjye. Umusore utagira izi ndangagaciro ni nk'ufite umutima w'igitugu, utazi gutandukanya ikibi n'icyiza. Umwana aravuka ariko ahita amubona nk'ikibazo aho kumubona nk'igisubizo, kandi iyo atigishijwe gutinya Imana cyangwa gukunda abantu, abura amahitamo yo kuba papa nk'uko bikwiye. Icya karindwi, umusore wumva ko urukundo ari ikintu cyo kwinezeza gusa. Iyo urukundo rwagizwe ikirori, umusore ashaka umukobwa nk'uko ashaka ikintu cyo gukina nacyo, si ibintu byamutera kugira umutima wo kurera cyangwa kwemera uburenganzira bwa mugenzi we. Kuri we gutera inda ni impanuka cyangwa se problem aho kuba igikorwa cyatangiye urukundo. Uwo musore iyo abonye umukobwa atwite nabona ko ari igisubizo cyangwa ingingo nshya mu buzima, ahubwo ahita atekereza ko yateshejwe gahunda. Ibi bituma ahita asiba nimero, ahindura imico ndetse rimwe na rimwe agahunga igihugu cyangwa ahantu mutuye. Reka nsoze nkubwira ngo kwitegereza neza imico y'umusore mbere yo gutangira umubano ukomeye ni ingenzi cyane. Rero nubwo atari buri gihe umuntu amenya imico nyayo y'undi, ariko hari ibintu bigaragarira amaso. Umusore utazi guhangana
n'inshingano, utagira indangagaciro, utubahiriza urukundo, udafite ejo hazaza haranira, akenshi niwe ugira uruhare mu gukomeretsa umutima w'umukobwa, agatuma umwana avukira mu buzima bw'akababaro. Kwihugura, kwirinda ubusabane budafite intego ndetse no gushaka ubufasha ku gihe ni ingenzi cyane mu gukumira izi ngaruka. Umwana ni imana idasubirwaho. Umusore utera inda akihakana umwana aba yihakanye isura y'ubutwari n'ubupfura, kandi aba asize igikomere gikomeye mu mitima y'abantu batatu: we ubwe, umukobwa ndetse n'umwana. Ngaho iyubahe, wubahishe n'abandi, nibwo bupfura n'ubunyangamugayo. Mugire amahoro n'amafaranga, kandi wibuke gukora subscribe. Ndabakunda.